Yesu ashimwe bene data nshuti z'umusaraba. Uyu munsi turavuga ku gice cya gatatu cy'inyigisho yacu, aricyo gifite intego ivuga ngo kuki Imana idusaba kwezwa kandi ariyo itweza. Ibi bijya biba ikibazo ku bantu, ndetse rimwe na rimwe twavuga ngo twezwe cyangwa se twakoresha ijambo rivuga ngo tugiye kwiyeza, ugasanga abantu bamwe babigize impaka. Barabajije ngo ni ukubera iki se muvuga ngo mugiye kwiyeza kandi tuzi neza yuko Imana ariyo yeza abantu? Mu by'ukuri baba bafite ukuri, ndetse navuga ngo 100%. Ariko nanone dukurikije imvugo ya Bibiliya, twemererwa gukoresha ijambo ryose Bibiliya yakoresheje, ahubwo tugashakisha impamvu Bibiliya yabigenje gutyo. Nusoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ku gice cya 52 ku murongo wa 11, haranditswe ngo nimugende musohokemo, ntimukore ku kintu cyose gihumanye, muve muri Babuloni hagati, yemwe bahetse baheka ibintu by'Uwiteka, murage mwiyeza. Kuba Imana ivuze gutyo ntago bikuyeho yuko Imana ariyo yeza abantu, ariko nk'uko mu magambo abanza twabikomojeho, Imana yaturemanye ubudahangarwa bwo guhitamo. Ibyo rero bituma iyo duhisemo kwera, cyangwa se amahitamo yacu iyo atumye dufata iby'Imana yashyiriyeho kutweza tukabikoresha, byitwa yuko ari twe turi kwiyeza. Ariko mu by'ukuri navuga ngo Imana ibiri kutweza ariko ikoresheje amahitamo yacu. Ushobora kuvuga rero ngo turi kwiyeza, cyangwa se ukavuga ngo turi kwezwa, kuko yose ni imvugo Bibiliya ikoresha. Ahandi irikoresha ni mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ku gice cya 2 ku murongo wa 21, haranditswe ngo nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganyirijwe imirimo myiza yose. Murumva yuko hano naho rya jambo ryitwa kwiyeza, umuntu niyiyeza gute se? Ahise abisobanura, aravuga ngo akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganyirijwe imirimo myiza yose. Mu Bareba 11:44 naho hakavuga ngo kuko ndi Uwiteka Imana yanyu, aba aricyo gituma mwiyeza, mubabera kuko ndi uwera, kandi ntimukiyandurisha igikururuka hasi cy'uburyo bwose gikurura inda cyangwa kigenza amaguru magufi. Aha naho Imana iri gutanga uburyo bwo kwiyeza, ikavuga ngo ntimukiyandurishe, mujye mwitandukanya n'ibyanduye. Imana rero ijya ibidushoboza uko bwije n'uko bukeye mu izina rya Yesu. Ikindi kintu cya kane turi buvugeho uyu munsi, turavuga ku byo Imana ikoresha iri kutweza. Iyo Imana itweza ikoresha ibintu bitatu: ikoresha amaraso ya Yesu, igakoresha ijambo ry'Imana, kandi igakoresha n'umwuka wayo wera. Ibi ngibi uko ari bitatu ntago bisigana, birakorana mu buryo navuga ngo bugendeye rimwe. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo ku gice cya 9 ku murongo wa 22, yaravuze ngo kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Ni urwandiko rwandikiwe Abaheburayo, kuko kugeza ubu nta urahamye warwanditse, nubwo benshi bemeza yuko ari Pawulo. Aha rero murabona yuko hari ijambo rivuga ngo ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso. Nagira ngo mbabwire ngo kwezwa kwacu mu maraso, ibanga rihishe mu kwezwa kwacu ko mu maraso ntabwo ari amaraso yenda nk'amazi dufata tukimenaho, ahubwo ni ibanga ryo mu buryo bw'amategeko y'Imana. Ni ibanga ryo mu buryo, reka nkoreshe mu mvugo y'Ikinyarwanda, iyo ugiye mu rukiko ukaburana ugatsinda, uhita wezwaho ibyaha byose washinjwaga. Aha rero ntabwo twaburanye ngo dutsinde, ahubwo hari uwatuburaniye aradutsindira. Nicyo cyatumye yambara akamero k'umuntu, kugira ngo agire uburenganzira bwo kuburana umuntu, kugira ngo agire uburenganzira bwo kujuririra icyemezo cyari cyafashwe n'urukiko rw'ijuru kivuga ngo abantu bose bakoze ibyaha, kandi nyuma yo gukora ibyaha ibihembo by'ibyaha byari urupfu. Noneho muri kumva yuko mu rukiko igihano cyamaze gutangazwa, ariko dufite umunyamategeko mwiza witwa Yesu Kristo. Kubera yarazi amakuru yose y'ijuru, yarazi ko hari uburyo bushoboka yuko umuntu yakwezwaho ibyaha bye, umuntu agakomeza akabaho kandi yahanwa. Ubwo buryo rero bwari ubuhe? Bwari ubw'uko haramutse habonetse umuntu udafite inenge, umuntu udafite icyaha,
ashobora guhagararira bagenzi be noneho akishyiraho ibyaha byabo akabihanirwa, Imana ikababaraho gukiranuka. Reka mbaho urugero, iyo korari ishobora gukora ibyaha, abaririmbyi bagakora ibyaha, noneho bamara gukora ibyaha hagahamagarwa perezida, kandi yenda perezida nta ruhare yagize muri ibyo byaha, ariko icyo gihe amategeko aba yemera yuko perezida ashobora guhagararira korari mu rukiko. Iyo rero hajeho igihano, bishoboka yuko mu mategeko banavuga yuko igihano korari yahawe perezida ashobora kugikora, abaririmbyi bose bakabarwa nk'aho ari abere. Uko niko Yesu yaduhagarariye, nk'uko nanabivuze, niyo mpamvu yagombaga kwambara akamero k'umuntu kugira ngo agire uburenganzira bwo kuduhagararira mu mategeko. Kandi Imana ishimwe, nagira ngo mbabwire ngo Yesu yari uwera. Haleluya! Ubwo Yohana yamubonaga yaravuze ngo dore umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Kuba umwana w'intama w'Imana bivuze ngo nta nenge yari afite. Noneho ubwo Pilato yari amuhagaze imbere, yarahamije mu burenganzira yahabwaga ndetse no mu butware yahabwaga n'itegeko muri icyo gihe, aravuga ngo uyu muntu nta cyaha amubonyeho. Yari uwera, ariko yaraduhagarariye, kandi twebwe twari twanduye, twebwe twari abanyabyaha. Ibyo ngibyo rero bituma yishyiraho icyaha cyacu, aba umunyabyaha. Niyo mpamvu umwanditsi wa Zaburi rero yavuze ngo ni ukuri agakiza kayo kari bugufi ko abayubaha, kugira ngo ubwiza bwayo bube mu gihugu cyacu. Imbabazi n'umurava birahuye, gukiranuka n'amahoro birahoberanye. Umurava umeze ku butaka, gukiranuka kurebye mu isi kuri mu ijuru. Umuririmbyi wundi nawe aravuga ngo uwo musaraba wa Yesu wabaye ihuriro ry'ukuri n'urukundo by'Imana ihoraho. Kubera iki? Kuko nk'uko twabivuze, gukiranuka kw'Imana kwaciragaho umuntu iteka, ariko urukundo rw'Imana rugashaka yuko umuntu akira. Hariho rero ikintu nakwita nko guhabana cyangwa se kutumva ibintu kimwe. Ariko ku musaraba, gukiranuka kwarebye ubambwe kuravuga ngo I'm satisfied, ndanyuzwe. Urukundo narwo rurebye ubambwe ruravuga ngo ndanyuzwe. Umuntu ararokotse kandi umuntu arahanwa. Imana ishimwe. Nuko rero Yesu atweza, aduhesha uburenganzira mu buryo bw'amategeko ku mbabazi z'Imana, tukaboneka kwaho gukiranuka kw'Imana binyuze muri we, bitanyuze muri twebwe, ahubwo noneho natwe tugasigara tuvuga ngo ubwo abikoze, ubwo atugiriye gutya, ubwo aduhaye ubu bugingo, dukwiriye kutongera gukora ikintu cyababaje cyatumye ababara akajya kuri uriya musaraba. Ibi rero byose nagira ngo twibukiranye yuko muri ayo mategeko kandi harimo ingingo ivuga yuko bibarwa ku muntu iyo abyizeye. Haleluya! Biragusaba kubyizera. Iyo ubyizeye niho ubibarwaho. Natanga urugero ngo iyo ubyizeye nibwo uba ugiye muri wa mutwe w'abaririmbyi, noneho perezida w'abaririmbyi akaba nawe yaguhagararira. Kwizera rero niko kudushyira muri korari ya Yesu, tukemererwa kubabarirwa ibyaha byacu. Ikindi kintu menye vuba cyamfashije ni uburyo Yesu kandi umusaraba we wacunguye abo mu isi yose, ari abo mu isezerano rishya ndetse n'abo mu isezerano rya kera. Aha ngaha nagira ngo mbisobanure nk'uko byumvikana. Hari igihe umuntu atinda kubona amafaranga, ariko akajya kuri butike akavuga ati nimungurize, mumpe umunyu, mumpe isabune, mumpe nzabishyura. Uko niko Imana navuga ngo yajyaga ifata imyenda y'imbabazi, noneho ikemera ibitambo by'intama, ariko mu by'ukuri bidafite ubushobozi bwo gukuraho ibyaha, ahubwo nk'igishushanyo cyo kwerekana ngo ndababariye, ariko hari uzaza nyuma yishyure iyi myenda. Ubwo rero Yesu kandi yari ari ku musaraba, nagira ngo mbabwire ngo yarishye imyenda y'abantu bo mu isezerano rya kera, ariha n'imyenda y'abantu bo mu isezerano rishya, kuko yishyuye wa mwenda wose w'ibyaha Imana yari yarafashe, ibabarira ba Daniyeli, ibabarira ba Aburahamu, ibabarira ba Mose, ibabarira ba Aroni n'abandi bose bagendaga bakora ibyaha, bakazana umwana w'intama bakamushyira ku gicaniro, bakamwaturiraho ibyaha byabo byose. Ni ukuvuga ngo nibwo rero Imana yari ikemuye ikibazo mu buryo bwuzuye, mu buryo bw'amategeko, ku buryo na shitani iyo irebye ivuga iti ni ukuri Imana irakiranuka. Haleluya! Imana rero ishimwe. Amaraso ya Yesu yaduhesheje uburenganzira bwo kwegera imbabazi z'Imana, kuko ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene yakuraho ibyaha. Niko umwanditsi w'Abaheburayo yabandikiye ku gice cya 10 ku murongo wa 4. Niyo mpamvu hari hakenewe yuko Yesu aza kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu byose. Iyo bitaba ibyo
twari bukomeze sisiteme yo gutamba intama n'ihene bikarangira, ariko ntago byari byifitemo ubwo bushobozi. Imana ishimwe. Ni muri ubwo buryo rero amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byacu. Petero yaranditse mu rwandiko rwa mbere ku gice cya 18 ku gice cya mbere ku murongo wa 18 wa 19 aravuga ngo kuko muzi yuko ubwo ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na ba sekuruza banyu atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara ariyo ya Kristo. Kwizera imbabazi z'Imana rero ari nako kwizera umurimo Yesu yakoreye ku musaraba no kuva amaraso yaduhesheje kandi aduhesha kwezwa, nibyo biduteza intambwe yo kubwira Imana ngo mbabarira, maze tukezwaho ibyaha yaduhesheje uburenganzira bwo ku mbabazi z'Imana. Ikindi kitweza nk'uko twabivuze, twezwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritweza mu buryo bw'ibitekerezo, kuko ritubwira Imana iyo ariyo, ibyo ikunda n'ibyo yanga, maze kuryizera bikaduhesha guhinduka bashya rwose, tukabasha gukora ibyo Imana ishaka. Mu myaka 3 Yesu yamaranye n'abigishwa be, ijambo rye ryabakuyemo imitekerereze ya kinyeshyamba kuko bari bahanganye n'Abaroma. Noneho agiye kujya mu ijuru ari gusenga Imana, aravuga ngo bejejwe n'ijambo nababwiye, kuko ryari ryarabakuyeho iyo mitekerereze yose. Muri buku umunsi umwe Yesu ari kumwe na Yohana na Yakobo ngo i Samariya bamwima icumbi. Noneho Yohana na Yakobo bahita bamubwira bati noneho wowe tegeka umuriro nk'uko Eliya yabigenje. Ariko Yesu arababwira ati ntago muzi umwuka ubarimo. Abacubya gutyo akoresheje imbaraga z'ijambo. Haleluya. Kandi ikindi, uko bamubonye babanye nayo, babona urukundo rwe, babona imbabazi ze, babona ubuntu bwe, byabaheshaga kumenya cyangwa se guhinduka, bakamwigiraho kuba abantu bazima. Iyo rero natwe dufatiye icyitegererezo mu ijambo ry'Imana, rigenda riduhindura rikatugira abera nk'uko Imana ishaka. Ikindi cya gatatu, twezwa n'umwuka wera. Umwuka wera ni umwe mu bagize ubutatu bwera. Nk'uko Yesu agereranywa n'ijambo ry'Imana, niko n'umwuka wera agereranywa n'ubuzima bw'Imana muri twebwe. Ntabwo ari imbaraga gusa, ahubwo atanga imbaraga. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose kugira ngo kigire ubuzima kigomba kuba giherekejwe n'imbaraga z'umwuka wera. Muribuka yuko na Bibiliya ivuga yuko mwiremwa ngo Imana yoherezaga umwuka wayo ibintu bikaremwa. Uyu mwuka wera w'Imana rero iyo umuntu amufite, bivuga ko Imana iba ifite ubuzima muri we. Niba mwarabonye urusinga rw'amashanyarazi, iyo urusinga rw'amashanyarazi rudafite nta mashanyarazi ari kunyuramo, umuntu wese ashobora kugenda akarukoraho uko yiboneye, kuko ruba rumeze nk'igiti gisanzwe. Ariko iyo bamaze kurushyiramo amashanyarazi, inshuti yanjye, ntuzagerageze kurukoraho, kuko imbaraga zizaba zirurimo zizakwereka yuko amashanyarazi atari mugenzi wawe. Ni nako umurokore urimo umwuka w'Imana adakinishwa na Satani uko yiboneye. Ariko iyo umwuka w'Imana yagiye, biba bisa na rwa rusinga rudacometse ku mashanyarazi, warukoresha icyo ushatse cyose. Imana rero ukuntu ibikora, ituyoboresha umwuka wayo, noneho agakiza ntibibe ibitekerezo n'amagambo, ahubwo bikaba ubuzima, bikigaragaza mu buzima bwacu. Uyu mwuka kandi niwe uhesha ijambo ry'Imana kugira ubuzima muri twebwe, kuko ribasha kuva mu bwenge rikagera mu mwuka. Hano iyo tuvuze ngo ribasha kuva mu bwenge rikagera mu mwuka, ubundi umuntu agizwe n'ibice bitatu: hari umwuka n'umubiri n'ubugingo. Umubiri dusanzwe tuwuzi, tubana nawo, ni uyu nguyu nyine. Noneho ubugingo ni aho ubwenge bwacu buri, amarangamutima, aho dutekerereza ibintu bisanzwe. Noneho mu mwuka naho isi y'umwuka ikorera, aho twizerera. Navuga ngo ni hahandi umuntu hari intebe y'ubuyobozi bwawe. Kugira ngo ubwenge bwawe bugendere mu nzira nziza, bisaba yuko mu mwuka wawe haba hicayemo Kristo n'ijambo rye, akaba ari uyobora ubwenge bwawe. Noneho ugasanga bamwe, umuntu ashobora kugira ubutunzi bugatuma akora ibyaha, undi akabugira bugatuma akora imirimo myiza, bitewe n'umuyobozi uri hahandi muri wa mwanya wo mu isi y'umwuka. Iyo rero umwuka w'Imana ari muri twebwe, bituma ubwenge bwacu n'amarangamutima yacu ndetse n'imibiri yacu bigendera mu murongo we. Nabigereranya n'imodoka. Imodoka igira shoferi, niwe nagereranya na cya cyicaro cy'umwuka.
ikagirana n'uburyo itwarwamo, hari ahantu akora kugira ngo igende, ibintu nk'ibyo sinzi ukuntu nabivuga mu kinyarwanda cyiza, ariko noneho ikagira n'igikarakasi kijya kinyuma, amapine ariyo agenda. Murumva rero iyo imodoka ifite shoferi mwiza, niyo igize ikibazo cy'igikarakasi cy'inyuma cyangwa se ikagira ikibazo cyo muri sisitemu uko ikora, abasha kugikemura. Ni nako iyo umwuka w'Imana ari muri twebwe, ntabwo tugenda ngo tugwe mu byaha tugumeyo, ahubwo aratugarura. Haleluya. Urundi rugero natanga ni urugero rwa kompiyuta. Hari umuntu nyine uyikoresha ari aho ngaho, hakaba na sisitemu irimo imbere, hakaba noneho n'icyo bita hardware. Sisiteme bayita software. Noneho hardware ni cya kindi dukoraho, ukandika kuri rimwe ukabona rimwe riraje. Ariko buriya impamvu rimwe iza si uko uba wakoze kuri rimwe, ahubwo ni uko mu bwenge bwa kompiyuta imbere iriya rimwe iba yarashyizwemo, haba harimo software izatuma iriya rimwe iza. Ariko nanone ibyo ngibyo bigira imbaraga bitewe na wa muntu wabihaye ubuzima. Iyo umwuka w'Imana ari muri twebwe rero, sisiteme yacu cyangwa software yo mu buryo bwacu y'umuntu ikora neza, noneho na hardware igakora neza, kuko byose biba byitaweho. Imana rero iyo umwuka w'Imana ayoboye mu gice cyacu cy'umwuka, ubuzima bwacu bwo mu isi y'umwuka bugenda neza, tukarushaho kugenda twezwa, tukarushaho kugenda dukora ibyo Imana ishaka. Ikindi rero nababwira nuko bigoye gutandukanya uyu mwuka ndetse n'ijambo ry'Imana. Yohana mu gice cya 6:63 yaravuze ngo umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo babwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Ijambo rya Kristo rigomba kuba riri kumwe n'umwuka w'Imana kugira ngo rigire ubuzima butanga impinduka mu bantu. Iyo wemereye umwuka wera agakoresha ijambo ry'Imana muri wowe, ubasha kumenya ububi bwawe ndetse n'intege nke zawe, ubasha kumenya ko amaraso ya Yesu yaviriye kwezwa kwawe, ugatandukanywa n'ibibi, ukuhagirwa kandi ugahinduka, bityo ukakira impinduka iva ku Mana ariko kwezwa ukarushaho gusa nayo. Haleluya. Nagira ngo rero mbashimire yuko uyu munsi nawo tubanye. Imana ndahamya nashidikanya yuko n'ejo izaduha ibihe byiza. Amen.